Yes, nongeye kugusuza nkwaye ikaze. Iyi ni Erikson Fongeyeho ukomeje gukurikira ndi Erikson. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'inyandiko, uburyo ushobora gufata inyandiko wanditse mu rurimi rwawe gakondo cyangwa se ururimi rwawe wumva ukabasha kuyihindura mu rurimi waba utizeye neza kurwandika neza cyangwa se utazi. So iyi ni Erikson rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kubona uburyo uhindura iyo nyandiko ukayishyira mu rurimi utumva neza, utazi cyangwa se utizeye ko warwandika neza, wibwira ko ushobora gukoramo amakosa. Urugero nko mu rurimi rw'icyongereza ushobora kuba utiyizeye uburyo ijambo ryandikwa neza. Urugero mu rurimi rw'igifaransa ushobora kuba utiyizeye mu ma-aksa, gukosora amakosa y'ama-aksa, kuko igifaransa kiri mu ndimi zigora cyane, gishobora kugorana mu myandikire. Rero ugasanga urashidikanya kuri aksa, ushobora gukoramo ikosa, wari umuhungu ukamugira umukobwa, wari umugabo ukamugira umugore.